rwinjirirwamo rudafunze rutariho porotayi urumva nuko nguko abantu binjira ariko urumva ntabwo wasaka abantu 7,000 ni benshi ntihaburamo umuntu usanzwe utuye aho ngaho winjiye na mbere cyane isaka ritari ryatangira naho uraganye biri Bukavu noneho no mu nkengero za Bukavu harimo ahagiye hari amaposte de santé ubwo rero nuko nguko bimeze bariho baritabwaho ubwo ariko abitabye Imana nabo bahise bajyanwa ku bitaro kugira ngo noneho harebwe uburyo bwo kubafasha kuzashyingura urumva ntibyari hamenyekana umunsi ariko gahunda yari niyo ngiyo nuko nguko bimeze. Umutekano uhagaze gute kugeza ubu ngubu muri Bukavu? Kugeza ubu ngubu muri Bukavu ugiye ku isaha ya 11:30 bisatira 12 nari maze kugera hakurya. Umutekano ni ibisanzwe uratanga ibyangombwa bagateramo bakakubaza ibyo bagomba gukora. Damuke TV. Ibihe byiza amahoro y'Imana kuri mwese mwakoze subscribe kuri Damuke TV twizere ko mukomeje kumererwa neza aho muherereye hose mu bice bitandukanye bigize u Rwanda twizere ko rwose mukomeje kumererwa neza ariko n'abari hanze y'u Rwanda namwe turabasuhuje cyane. Uyu munsi aya masaha hari amakuru amaze kutugera tubwira ko hari igitero cyagabwe i Bukavu niyo mpamvu duhise twitabaza mugenzi wacu rwose uri hakurya hariya kugira ngo dusobanurire ku by'iki gitero niki cyabiteye ese ababiteye baturutse hehe ese abashinzwe umutekano hariya bari bahugiye ku biki kugera ubwo hajya guturikirizwa bombe ikaba yahitanye n'ubuzima bwa benshi. Turakwakiriye cyane kuri mikoro za Damuke TV. Murakoze kutwakira n'abaduteze amatwi mwese turabasuhuje. Amakuru uko ateye hakurya hariya ku isaha ya 5:30 ubwo inama ya AFCM 23 yari yateranye abayobozi bose barimo ba Bertrand Bisimwa bose uko ari abayobozi bakuru bari bahari. Inama yasoje maze gusoza abayobozi bamaze kugenda batari bagera kure. Abaturage urumva muri stade aho bari bateraniye bari abantu barenga 7,000 bamaze kubagezaho imigabo n'imigambi nuko haza kubaho guturika kwa grenade ebyiri zatewe muri abo bantu urumva haracyashakishwa ababa baziteye ko abantu bangana batyo biragoye guhita umenya umuntu uwo ari we. Ariko tuvugana hapfuye abantu 10 hakomereka abantu 16. Ubwo turacyashakisha andi makuru kugeza kuri iyi saha ashobora kuza kumenyekana mu gihe haraba hamaze kumenyekana abakoze ibyo bintu. Nubwo buryo nuko nguko bimeze. Ubwo abayobozi bo bakomeje baragenda ariko hasigara abashinzwe nyine gukora iryo perereza. Uyu munsi nonaho mu mujyi wa Bukavu uratuje cyane kuko abantu bahise birukanka benshi bagenda bakandagirana urabyumva nuko nguko byari biteye nuko nguko bimeze. Abaturikishije ayo mabombe ni bantu ki abagabye icyo gitero ku bantu ni bantu ki ese baje bavuye? Biravugwa ko hari grenade ebyiri zatewe zigendanwa. Uyu munsi wa none rero nta bari bigamba icyo gitero kuko ikibazo gihari none aha tuvugana urabizi kuri ya mujyi ufatwa hari ukugenda bakiyaringa intwaro. Ubwo rero kuzimara mu baturage ni kimwe n'indi mijyi yose mu gihe itari yamara igihe kirekire cyane ifashwe hari biba bikirimo biba bitari byakorwamo. Uburyo bimeze kuri iyi saha niyo makuru ahari none hatuvugana. Umutekano w'aha hantu mbere yuko haza imbaga y'abantu bangana gutyo n'abo bayobozi bari baje muri iyo nama wari umeze ute na mbere? Mu by'ukuri umutekano wumva winjiraga hari iriya stade ifite imiryango ibiri
kubayizi hari uruhande noneho rwinjirirwamo rudafunze rutariho porotayi urumva nuko nguko abantu binshi ariko urumva ntabwo wasaka abantu 7,000 ni benshi ntihaburamo umuntu usanzwe utuye aho ngaho winjiye na mbere cyane isaka ritari ryatangira naho urabyumva naho ngaho yaba yaciye muri humye abashinzwe umutekano nuko nguko bimeze. Muri abo bitabye Imana haba harimo n'imiryango y'abayobozi cyangwa ni abaturage basanzwe? Nta miryango y'abayobozi irimo, nta naho bihuriye, ni abaturage bonyine kuko ku isaha ya saa 11 ubwo twari twegereye hafi y'umupaka urumva twari tukiganira n'abantu bari hafi hakurya mu ruhande rwa Kongo dutegereje none ahangaha yuko urumva nk'abanyamakuru tugomba kumenya inkuru hakurya no hino hirya no hino kugira ngo noneho tumenye ko hari amakuru mashyashya dushobora kumenya. Hagize amakuru mashyashya dushobora kumenya dushobora guhita tuyatangaza, ariko amakuru ahari none ahangaha n'ubwo buryo nuko nguko bimeze nuko ngo ahagaze. Abo bakomeretse bari kwitabwaho gute? Abo ngabo bakomeretse bari kwitabwaho mu bitaro bigiye bitandukanye biri Bukavu, noneho no mu nkengero za Bukavu harimo ahagiye hari amaposte de sante. Ubwo rero nuko nguko bimeze, bariho baritabwaho, ubwo ariko abitabye Imana nabo bahise bajyanwa ku bitaro kugira ngo noneho harebwe uburyo bwo kubafasha kuzashyingura. Urumva ntibyari hamenyekana umunsi, ariko gahunda hari niyo ngiyo nuko nguko bimeze. Umutekano uhagaze gute kugeza ubu ngubu muri Bukavu? Kugeza ubu ngubu muri Bukavu ugiye ku isaha ya saa 11 n'igice bisatira saa 12 nari maze kugera hakurya. Umutekano ni ibisanzwe, uratanga ibyangombwa bagateramo bakakubaza ibyo bagomba kukubaza. Ntacyo nabonye kidasanzwe n'imodoka za polisi n'imodoka za gisirikare zagendaga zicicikana nta bindi. Kugeza ubu ngubu ntacyo abafite umutekano mu nshingano z'aho hantu barabitangazaho? Mu by'ukuri ntacyo barabitangazaho kuko ubwo nyine byabaye bityo, ntacyo barabitangazaho. Ubwo barabamaze kubitangazaho murabibona aho bari burebe ku matangazo, murareba ku matangazo. Muri make ntabwo bari bugira icyo babivugaho ngo namwe mubiyoberwe, kandi nicyo tuhabereye. Nk'ijisho ry'umunyamakuru uri kubibona gute iki gitero kigabwe n'ubundi hafi y'umupaka w'u Rwanda? Ibi ngibi byo nta gisobanuro byaba bifite? Urumva kuwa kane nabwo ku mupaka wa Ruzizi habayeho ko hari ingabo z'Abarundi zifatanyije na FDLR zifatanyije n'impande iyo coalition yose bashaka kugira ngo bagere ahantu mu gasantere ka Ruzizi ya mbere. Bari bakeya, ntibari benshi, ntibari barenze 40. Habaho kurasana, M23 basubizayo bamwira n'abafata. Urumva ahantu rero iki gice kigizwe n'ahantu ni umujyi uherereye ahantu hasi ku mazi mwitaba ahantu hasi, so ahegereye ubwo busozi bufite udushyamba. Urumva abo bagizi ba nabi niho bagiye bihishahisha, ariko icyo nzi cyo nuko nguko ku rugamba hateye iyi saha n'uwo mutekano uhari. Imodoka ziragenda, amakamyo aragenda, kuko nubwo ngubwo icyo gihe imvura yaje kugwa. Noneho abaturage ubwo bavuga kuri stade nyine birukanka bakandagirana, nawe urabyumva. Ubwo turagenda tumenya izindi nkuru, turagenda tumenya abandi bantu bashobora kuba bagiriyemo ikibazo. Murakoze. Abari bari muri stade nta zindi mpungenge bigeze bagira wenda ngo habaho wenda ko bamwe muri bo bashobora nko kugira ihungabana? Oya, bari muri stade. Urumva nyine bimaze guturika gutyo habayeho nyine abantu kwikanga, bariruka, ariko birukanka mu buryo abasirikare babahumuriza. Noneho hagize n'abantu bafatwa, hafashwe urumva bari begereye aho icyo gitero cyabereye mu buryo bwo kubashaka amakuru.
urumva niyo mpamvu bamwe muri bo basigaranwe n'inzego z'umutekano kugira ngo noneho baze kubihuza n'iryo turika nuko nguko bimeze. Ko abari bayoboye iyo nama bari bamaze deja kugenda, abaturage kuki bari bakiri muri stade? Urumva abantu bangana batyo, abayobozi ba FM Ventura bari bamaze igihe kingana n'iminota 7 basohotse muri stade. Urumva ari abantu barenga ibihumbi bingahe 7,650 n'abandi barenga mu mibare isaga, ntabwo baba basohotse muri stade. Sinzi mu buzima busanzwe niba wari wajya muri stade ngo mwisohoka abayobozi bahavuye urebe uko biba bimeze, nuko nguko biteye. Kugeza ubu watubwiye ko umutekano umeze neza, abantu barimo baragenderana. Umutekano ni wose kubera ko imodoka ziriho ziragenda nyuma y'ubwo buzima. Urumva kuva ku mupaka kugera mu mujyi imodoka ziriho ziragenda, ariko bakubiye sanganya yabaye. Turacyakusanya hirya no hino kugira ngo turebe. Icyo nizera neza cyo nuko ubu tuvugana umutekano wo ni wose rwose. Ku bayobozi bayoboye ako gace nta humure bahaye abaturage? Ku bayobozi bayoboye agace habayeho guhumuriza abantu. Urumva nuko gutwara abantu batyo babavana hamwe babajyana ahandi ni uburyo bumwe, ariko no kubwira abantu ngo bahumure bagende bitonze birakurikiranwa. Ndumva byakozwe, so rero ndumva mu ruhande rw'ibyo bagombaga gukora babikoze. Igisigaye ni ukwegeranyiriza hamwe abo bagowe n'iyo sanganya, noneho bagashobora kuba bashyingurwa mu buryo bw'icyubahiro, ubundi hagakomeza iperereza. Nta kundi nyine biri mu rugamba, nuko nguko niko bigenda. Uretse iby'icyo gitero cyabaye uyu munsi, ubundi ntayaheye makuru yandi nyine muri Kongo bimeze bitewe? Makuru tuvugana mu gice kimwe cy'umujyi wa Uvira, aho twabashije kugera wabonaga ubucuruzi bukomeje, abantu bameze neza, ariko urumva ari byo bintu bari kuganiraho. Wari uriyo we iruhande rw'umujyi neza, kuko twavuganaga bwije cyane, ambwira ko hari igice noneho ahubwo kiri kumvikanamo urusaku rw'amasasu bitewe n'uko AFC Ventura yamaze kwinjira mu marembo y'umujyi. Yewe hariho n'abagaragaye mu mujyi hagati muri Uvira. Ubwo rero dutegereje ko nibura burajya gucya cyangwa se mu masaha ari buze tukamenya neza uko bimeze, baba bagezemo cyangwa se kuko bazengurutse hafi n'umujyi, ntibakiri mu birometero 8 nk'uko bimeze. Abanyuma bari bari mu birometero 2 hafi n'umujyi hagaragara, kandi imodoka naho zacicikanaga ari nyinshi cyane. Ubwo dutegereje ko turi buze gukomeza gukominikana, noneho tukamenya uko biza ko bimeze mu masaha ari buze. Murakoze. Iyo uvuze ibirometero 2 abantu bahita bumva yuko ari intera ntoya rwose, ko ahubwo umujyi n'ubundi kuko kabone naho byaba ari urusaku rusanzwe rw'imbunda ni uhita urwumva urumva. Kandi noneho ngarutse inyuma gatoya, umujyi wa Bukavu wajemo abantu benshi cyane baturutse muri Uvira, benshi buzuye amahoteli iki. Ubwo bivuze ngo hari ahantu nabatinyaga yuko wenda hashobora kubera urugamba rukakaye rukomeye. Nuko nguko byari bimeze, nuko nguko bimeze nonaha. Reka tugushimire cyane, hanyuma ubwo ukomeze uhatubere, nihagira indi updates ushobora kuza kutubwira. Hagize n'ibindi dushobora kubona cyangwa se tumenya, dore ko hano bihindagurika buri munota, turaza kuyabagezaho. Nicyo tubabereye, nacyo tubamariye. Abaduteze amatwi rero turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Ngayo nguko nimukomeze namwe rero mukore subscribe kuri Damuke TV, mukomeze mukore like, mukore share ku biganiro byacu bya buri munsi. Reka tuze mu kanya, no kwingiye yari update yarijemo, twagira ngo tubanze tubagezeho amakuru, ubundi biganiro bya Damuke byo birakomeza.
Damuke TV.